ndagushushe cyane kandi nguhaye ikaze. Nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Better Crazy TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Uyu munsi mu kiganiro twahariye ubuzima tugiye kurebera hamwe bimwe bishobora kuba byagufasha mu kuba wakongera umusemburo wa testosterone. Turaza kureba byinshi rero, turareba ibintu bishobora gutuma uyu musemburo ugabanyuka ndetse turebe n'ibimenyetso bishobora kukwereka ko wagabanyutse. Ikindi turebe n'ibyo wakora mu buzima busanzwe ngo ube wawongera. Nyuma y'ibi byose niho nza nkubwira umuti ushobora kuba wakwifashisha ukagufasha kuba wazamura uyu musemburo mu buryo bworoshye. Nguhaye ikaze rero, nkwibutsa niba utarakora subscribe kuri Better Crazy TV bikore aka kanya kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana no mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Umusemburo wa testosterone ni umusemburo w'ingenzi cyane cyane ku bagabo kuko ubafasha byinshi, harimo kugira ubushake bwo gukora imibonano no kongera uburebure bw'amagufwa ndetse n'imikaya. Muri make ni wo musemburo ugaragaza imiterere ya kigabo. Uyu musemburo ukaba ukorwa cyane cyane mu gihe cy'ubugimbi, hanyuma uko umugabo cyangwa umuhungu agenda akura cyangwa asaza ukagenda ugabanuka. Iyo rero uyu musemburo wagabanutse bigira ingaruka ku bagabo, cyane cyane ku mikorere y'imyanya ndangagitsina y'umugabo, aho usanga gutera akabariro ari ikibazo, bikaba binateza amakimbirane mu muryango. Muri iyi video tugiye kureba byinshi kuri iyi misemburo ndetse tunarebe ubufasha ku bantu bafite ikibazo cy'imisemburo mikeya. Ibimenyetso simusiga byerekana ko iyi misemburo yagabanyutse mu mubiri wawe, nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyandika ku bijyanye n'ubuzima Healthline mu nkuru bahaye umutwe ugira uti Signs of Low Testosterone. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero bimwe mu bimenyetso byakuburira yuko waba ufite imisemburo mikeya ya kigabo. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero bimwe mu bimenyetso byakuburira ko waba ufite imisemburo mikeya ya kigabo. Muri ibyo rero twavugamo ni ukugabanuka k'ubushake mu gutera akabariro. Uyu musemburo wa testosterone ugira uruhare cyane cyane mu gutuma umugabo agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo rero iyi misemburo yagabanutse, ubushake butangira kugenda bugabanyuka, ugasanga umugabo nimba afite umugore amaze ukwezi nta gutera akabariro. Aha rero kaba kabaye iyi misemburo iba yatangiye kugenda igabanyuka. Ikindi cya kabiri, kudafata umurego neza w'igitsina cy'umugabo, icyo bakunze kwita erectile dysfunction. Kubera ko iyi misemburo ituma umuntu agira ubushake, ibi bituma n'igitsina gifata umurego neza ndetse ntigicike intege vuba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Iyo rero yagabanyutse, igitsina gishobora gutakaza imbaraga. Gusa iyi misemburo siyo yonyine yatuma umuntu adashyukwa neza, kuko harimo n'izindi mpamvu zirimo uburwayi butandukanye. Aha tukaba twavugamo diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, kunywa inzoga n'itabi byinshi ndetse na stress. Ikindi cya gatatu, harimo kugabanuka kw'amasohoro. Iyi misemburo ya testosterone igira uruhare rukomeye mu gukorwa kw'amasohoro. Iyo rero yagabanyutse, ushobora gutangira kubona ko amasohoro yawe nayo yatangiye kugabanyuka. Nubona rero amasohoro yawe yagabanyutse, nta yindi mpamvu uzi yabiteye, uzatekereze ko iyi misemburo yabaye mikeya. Ikindi cya kane, hari ugutakaza umusatsi. Iyi misemburo igira uruhare mu bindi bikorwa bibera mu mubiri, nko gutuma umusatsi umera. Uko umuntu agenda akura rero, imisemburo igenda igabanyuka n'umusatsi ugatangira gupfuka. Iki rero nacyo kikaba cyaba ikimenyetso cyo kugabanuka kw'iyo misemburo. Ikindi cya gatanu, hari ukugwingira kw'igitsina. Iyi misemburo igira uruhare cyane cyane mu mikurire y'igitsina cy'umusore cyangwa se umugabo. Iyo rero bigabanyutse, ibi bitera kugwingira kw'igitsina, kuko hari benshi usanga igitsina cyabo cyaranze gukura. Ni byiza ko bajya kwa muganga bakareba niba nta kibazo cy'imisemburo mike baba bafite. Reka tuze turebe rero ibyo wakora nimba ushaka kwirinda kugabanyuka kw'iyi misemburo. Icya mbere, gerageza ugabanye ibiro. Umubyibuho ukabije utuma umusemburo wa testosterone ugabanuka ku bagabo. Mu gihe rero ufite ibiro byinshi birengeje urugero rwawe, ni byiza kubigabanya kugira ngo ufashe umubiri wawe gukora neza umusemburo wa testosterone. Icya kabiri, gerageza kugabanya ingano y'isukari ufata.
isukari mu maraso, icyo bakunze kwita blood glucose. Iyo yiyongereye bituma umusemburo wa testosterone ugabanuka. Abahanga bavuga ko iyo igipimo cy'isukari kizamutse mu maraso bigabanya uyu musemburo ku kigero cya 25%. Ni ngombwa kugabanya ibiryohera ufata mu rwego rwo kwirinda ko isukari mu maraso yazamuka, bityo uyu musemburo ukagabanuka. Icya kabiri, jya ugerageza gukora imyitozo ngororamubiri, icyo bakunze kwita siporo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane ikomeza imikaya nko guterura cyangwa se izindi zikoresha imbaraga nyinshi, byongera urugero rw'umusemburo wa testosterone. Niyo mpamvu uzasanga abantu bakora siporo cyane aribo bahorana imbaraga zo gutera akabariro, bakabaho bishimye bafite imbaraga nyinshi. Ikindi cya kane, hari ugusinzira bihagije. Ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko kudasinzira bihagije bigabanya urugero rw'umusemburo wa testosterone, cyane cyane ku muntu mukuru. Ni ngombwa kuryama byibuze hagati y'amasaha 7 cyangwa 9 buri joro. Niba wifuza kugira urugero rw'uyu musemburo, ryama amasaha akwiye. Icya kane, hari ukurya ibinure byiza. Ibinure byiza, icyo bakunze kwita healthy fat, umubiri wawe urabikeneye ngo ubashe gukora uyu musemburo ku rugero rukwiye. Zimwe mu ngero z'ibinure byiza twavugamo avoka, utubuto duto, hakaba harimo makadamiya n'ubunyobwa, ndetse n'ibikomoka ku matungo nk'amata, inyama ndetse n'ibindi. Twihuse rero, reka turebe bimwe bishoboka ushobora kuba wavanga bikaba byagufasha kuba wakongera umusemburo wawe wa testosterone. Turaza kwifashisha rero ibintu bigera kuri 6, ahanini bizwiho kugira amavuta, ibindi bikaba bizwiho kuzamura umusemburo ndetse no gutuma imyanya ndangagitsina ikora neza. Turaza kwifashisha sesame, ubunyobwa, imbuto z'inzuzi, umuneke, umuhondo w'igi ndetse na avoka. Ibi ngibi rero ushobora kwibaza uti ushobora kuba wabivanga gute? Mbere na mbere, reka turebe ingano y'ibyo dukeneye mbere yo kubivanga. Ahangaha ukeneye ikiyiko kimwe cya sesame, ikiyiko kimwe cy'ubunyobwa ndetse n'ikiyiko kimwe cy'ifu y'inzuzi. Ukeneye umuneke umwe, umuhondo w'igi rimwe ndetse na 1/2 cy'avoka. Ibi ngibi rero tuzabivanga gute? Urafata ifu ya sesame, nurangiza ufate ikiyiko kimwe, ufate n'ikindi kimwe ufate n'ikindi kiyiko kimwe, ufate n'ikindi kiyiko kimwe cy'ifu y'ubunyobwa ndetse n'ikindi cy'ifu y'inzuzi. Ibi ngibi urabivangavanga, nibimara kuvangika ubu bishyize ku ruhande. Nurangiza ufate umuhondo w'igi, ahangaha ufata igi ukarimena, warangiza ugasa nkaho ukuramo ya matembabuzi y'umweru aba ari inyuma, ugasigarana umuhondo gusa, akaba ariwo uza kwifashisha. Ahangaha iyo bibaye byiza bifashisha igi ry'Inyarwanda kurusha uko wakoresha igi rya kizungu. Nurangiza urafata avoka imwe, ahangaha iyo bibaye byiza ufata avoka iryoshye cyane, ya yindi ibirimo amavuta menshi. Apana izi voka usanga ahanini ziba zirimo amazi. Nurangiza rero urayisatura, uze gukoresha 1/2 cya avoka bitewe n'uko ingana. Niba ari gato cyane ushobora kuba wanagakoresha kose. Urafata rero umuneke umwe uwutonore, nurangiza ushyire ku isahane, ufate n'agapande kamwe ka avoka nako ugatonore, nurangiza ubinombanombe. Urumva ko bisaba ko avoka n'umuneke biba bisa nkaho bihiye cyane kugira ngo bikorohere kuba wabinomba. Ibi ngibi numara kubinombanomba bimaze gufata, uraza gushyiramo wa muhondo w'igi, nurangiza ubikoroge nabyo ubivangavange kugeza bisa nkaho bihindutse igikoma. Ibi nibimara kuba igikoma, uraza kongera ufate rwa ruvange rwa sesame, ubunyobwa ndetse n'inzuzi, nabyo ubishyiremo, nurangiza ubivangavange. Urumva bizahita bimera nk'ikintu kimeze nk'umutsima. Ahangaha uzajya ufata ibiyiko 2 mu gitondo ndetse na nimugoroba. Ibi ngibi biba ari byiza kuba wabifata nta kindi kintu urashyira mu gifu. Niba ari mu gitondo ukabifata byibuze mbere y'iminota 30 yuko ufata ifunguro rya mu gitondo ndetse na nimugoroba, bikaba uko nguko. Ibi ngibi rero ni ibintu byiza cyane, dore ko usibye kuba byanakongerera n'imisemburo, bishobora kuba byanagufasha gutuma imyanya myibarukiro yawe ikura neza, ukabasha gushimisha neza uwo mwashakanye. Ni ibi ngibi rero nari nabateguriye uyu munsi, kugira ngo nimba wanyuzwe n'ikiganiro cyacu ndetse ugashima n'ibyo tukugezaho umunsi ku munsi, ntuzajye ubura gukora subscribe kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana no mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi.